mama wanjye nababwiye ko yari yapfuye. Noneho mama wanjye twahuriye ikuzimu. Ndabyuka kuhura na mama wanjye icyo gihe yanzaniye imyambaro, arambwira ati uyu munsi ugomba kwambara gutya na gutya. Icyo gihe ndabyuka ko nambaye agakabutura nkambara n'akanuza, nambaye agakabutura nambara n'akanuza, agakote k'umukara nambara n'akanuza ariko umukondo bugaragara. Icyo gihe arambwira ati amfata ukuboko, arambwira ati turagiye. Nari narabona umurwa wose umusobanukirwa. Baba barwanira zino nda z'abagore, ziriya minyu zirakundwa cyane kuko nizo zikunda kuribwa cyane. Hari abakozi b'Imana bagiye batandukanye nabo bakomeye, nashobora kuba naryamana nawe ngatamushyiramo inzoka naho. Rero uyu munsi twakiriye mushiki wacu, muraza kubyiyumvira, afite ubuhamya bukomeye cyane. Twagira ngo tumwakire twibwire, ubundi ahita akomeza anadusobanurira aho Imana yamukuye. Murakoze. Amazina nitwa Umuhoza Berize, ndi umukobwa. Ubwo nari ndi umwana muto cyane, ndi umwana uvuka mu muryango w'abana 3. Ngewe nkimara kuvuka byabaye ngombwa ko ngita nangwa nkaba igitambo cy'umuryango. Bakimara kuntanga nibwo natangiye kujya nkora ibintu bigiye bitandukanye, cyane ko iwacu nk'uko twagiraga abakozi. Data wa papa umbyara yari umusirikare, mama wanjye yari umucuruzi. Iyo twabaga ndi nko mu rugo, wasangaga kenshi nk'umukozi waje mu rugo yabaga ari nka kondisiyo ahabwa, ugasanga baramubwiye ati gutembera, kumwe abana babatembereza, abana babajyana, kumwe baba bagiye kubasohokana. Nge bansohokanaga mu irimbi, wasangaga ariho bakunze kunjyana cyane. Ariko nyuma y'ibyo, nubwo bakundaga kunjyana aho ngaho muri iryo rimbi, nubwo ntari nyiri umwana muto cyane, wasangaga ngenda nkora ibintu bigiye bikomeye kandi biteye n'ubwoba. Ugasanga mfashe ipasi icometse, ugasanga nanjye ndicometse ubwanjye, hahandi ubona inyama n'amaraso byose byafatanye n'umubiri byose birimo birajojoba. Kandi sinariraga, ahubwo uwabaga aje abahururaga bose baje kureba bibazaga impamvu ntarimo ndarira kandi ngana gutyo, bikabacanga, bakibaza impamvu, bikabacanga, bakaba ari bahubwo bagira impuhwe cyane kundenza. Ukuntu nicomekaga ku ipasi bitewe n'ukuntu nari nyiri umwana muto, warayicomekaga, wamara kuyicomeka cyane ko nari mfite abadayimoni bakomeye. Iyo wamaraga kuyicomeka, njyewe nararebaga ahantu icometse nkagucunga, nkareba ahantu ugiye, ugasa nk'uhuga cyane. Mama wanjye yakundaga guhuga cyane, ariko yabaga ikimara gucomeka nkakureba ahantu wagiye, narangiza njye nkicomeka. Ariko ntabwo ari njye wavuga ubyikoresheje, ahubwo n'izindi mbaraga nanjye ubwanjye nari mfite zindimo, bigatuma mbikora ibyo bintu. Kuko nari mfite cyane ko Satani yashakaga kujya akora ibintu by'ibitangaza bikabera benshi urujijo, niko yakundaga cyane gukorera ibyo bintu, kandi abantu bose bagahurura baje kureba igitangaza kibaye. Washangaga nk'urugero nk'uko nguko mvuze ku by'ipasi, wasangaga urabona inzoka, ariho nshaka gushimangira kugira ngo babyumve neza. Ugasanga inzoka inyinjiyemo wese, inzoka yamara kunyinjiramo, urabona inzoka iyo yakwinjiyemo urumva yabaga ari nini cyane. Yamara kunyinjiramo ugasanga irizinze, kandi inzoka yizinze byanze kunzira kurya. Ugasanga njyewe yizinze yangiyemo, iki gihimba cyose kinjiye mu nzoka, amaguru niyo ari kurereta hanze, kandi bayinkuramo agasanga nta kibazo yagize, ariko abantu bose bahuruye. Urumva byaga ari nk'ibintu by'ibitangaza cyane akunda gukoresha kugira ngo abantu bose bahurure. Ibyo byakomeje kubaho, nkomeza gutyo nkoresha ubwo buryo. Biba ngombwa ko ngera no mu ishuri, niga muri garidiyene. Nkimara kwiga muri garidiyene, numva nari nkiri muto, hari umugabo wankundaga kuva navuka mu buzima bwanjye, yarankundaga nkurikirana iminsi yose. Uwo mugabo bagiye bamwita ngo ni Kanyoni,
ni umugabo utagira utungwa n'ibiryo bintu bisanzwe, ahubwo ni umugabo utunzwe n'inyama z'ifundi. Nibyo biryo bye, ariko ntabwo agira n'inzu, ahubwo hari ikimodoka bimwe by'ibikamyo biba byarapfuye, icyo cyo kibagamo hejuru. Noneho iyo navuga ku ishuri narazaga njye nkabanza kumuhitiraho muri cya kimodoka, noneho hasi habaga harimo abantu. Noneho uko nagendaga njya kumureba nkasesera muri icyo kimodoka, yarambwaga ati genda urebemo hasi harimo abandi bantu, nkajya kubasuhuza, nkabona abantu bagiye batandukanye, abantu bafite ibinono nk'iby'inka, narangiza nkabona amasikeletoni, nkavuga ati se ibi ni ibiki? Ngira nabonaga ari utuntu twiza bitewe n'ukuntu nari ndi n'umwana, nkabona n'utuntu twiza nkadukunda, nkavuga ati se ko mbona mwe mufite ibinono, njye nkaba mfite amano afite inzara. Bakambwira ati nyine nawe hari igihe kizagera nawe ugasanga ntabyo ufite, ukaba nkatwe, bikaba nk'ibyo ngibyo byawe. Mu by'ukuri ibyo bintu byakomeje kubaho. Uwo mugabo akambwira ati bazajya banagukura ku ishuri, bazajya baza kugutora ku ishuri, baze gukureba ku ishuri bagucyure, cyane ko hari igihe babaga bafite utumoto tuza kuducyura. Utwo tumoto iyo twabaga twaje ku ishuri nyine byazaga ari umukobwa mwiza, umukobwa w'ibisatsi byinshi, umukobwa uteye neza, ntabwo wari kumukekera ibyo bintu, ariko afite na za nzara, ukabona nyine nkavuga ati bya bindi se byagiye, ati nyine urabona ko nabaye umuntu nkawe. Cyane ko iyo uri n'umwana ibyo ngibyo utanabitindaho cyane ngo ubitekereze. Bakaguducyura bakatujyana, nkagera mu rugo, namara kwicara mu rugo nkoga kwa kundi umwana yoga. Ariko nakundaga inyamaswa y'ipusi cyane. Iyo nabaga ndi ahantu, nimba ari ahantu nicaye, nimba mama wanjye yicaye mu bagore ari kubaganiriza, nanjye nabaga ndi aho ngaho. Kenshi nakundaga ipusi cyane, kuba nayikora mu mugongo wayo byonyine, nakundaga kuyikoraho cyane. Namara kuyikoraho nkumva ndanezerewe, nkumva ndishimye cyane. Ubwo najyaga ngenda n'abo bakozi bajyaga banjyana aho ngaho mu irimbi. Hari igihe nigeze kujyayo, umukozi turajyana, umukozi arambwira ati dore uriya mugabo wegeze gupfa aseka disi. Icyo gihe njyewe mu gihe yari kumwe ngo ari guseka, ahubwo njye nari kubona izindi mbaraga, nkabona umuntu w'umugabo andi imbere, nkabona ahindutse akana, nkabona ahindutse uruhinja, nkabona ahindutse buri kimwe cyose, arimo aragenda yihinduranya ibintu byinshi cyane bigiye biteye ubwoba. Tuva muri iryo rimbi, tukimara kuhava turataha, tugera mu rugo. Nagiraga mama wanjye yajyaga akunda guteka inyama cyane. Iyo namukozi twaga dufite, akambwira agahunda gukoresha ijambo gusurwa. Nkavuze kuki ukunda kumbwira gusurwa mama, ni ibiki? Akambwira ati uyu munsi turaza gusurwa, agateka isafuriya y'inyama. Ariko mu gitondo byagera inyama ntabwo zabaga zihari, ahubwo hari abantu bajyaga baza nijoro, abademoni bajyaga baza, bamara kugera mu rugo bakarya izo nyama. Bamara kuzirya urumva zararaga zishize, ejo mama akazongera akajya guhaha izindi nyama, Byakomeje kubaho gutyo. Muri ubwo buzima bikomeza kugenda, nkomeza ibintu byinshi cyane bigiye bikomeye, nkomeza kubona ibikoko bigiye bitandukanye. Hari igihe nigeze kujya ahantu, hari igihe kigeze kugera hano mu mujyi wa Kigali, hatera icyitwa ibirara cyane, ibirara byinshi, ndetse bikagenda bikubaka bigashyiraho amanuza, bikubaka amazu, bigashyiraho bino bintu by'amacupa ku ntuza, ku ngo, ku bipangu byabyo. Icyo gihe ndabyibuka ko nigeze kwinjira mu gipangu. Icyo gipangu nkimara kukinjiramo, nkimara kwinjira muri icyo gipangu, nsanga harimo umwana w'umuhungu, bakunda kumwita ngo ni Daniel, niko bakunda kumwita. Nawe yari umwana w'ikirara. Icyo gihe njya gusohokerayo, nkimara kujya gusohokerayo ndabyibuka ariho nahise mfatwa. Bakimara kumfata icyo gihe, hari ukuntu bagufata bakavuga ngo uyu munsi ngo ni ahantu uri bubacikire,
nk'uko nguko iyo uri umwana cyane ko bari bamaze iminsi bavuga ngo abantu basigaye baryana ibintu nk'ibyo ngibyo ngo babaye nk'abashinwa. Icyo gihe ndabyuka ko harimo akantu k'agaserege gato ariko nakanyuzemo ako kantu nkacamo. Buri wese yibaza impamvu nasohokeye muri ako kantu, biramucanga. Muri ako kantu kangana gutya amara kari akantu gato cyane ariko nagaciyemo. Ngeze mu rugo mbwira mama wanjye ndavuga ati mama nagiye hahandi. Ati hahandi hahise? Ati hahandi muri bya birara. Yewe ati nose waciye wabacikiye? Ndavuga ati naciye muri ka kobo ka kandi gatoya kamwe utanapfa gukwira. Ati niko naciyemo. Mama biramucanga aravuga ati ye. Ndavuga ati nagaciyemo ndagenda. Noneho mama wanjye yari umuntu nyine yari no stress nyine. Mama sinzi ahantu aragenda ngurira akantu kari akantu kameze nk'agakinisho k'abana. Ako kantu mama arambwiraga ati teka ryose aka kantu ndakaguhaye nkaguhaye nk'umurage wawe. Ako kantu ugomba kujya ukagendana, kari kameze nka pistoli akatari pistoli nyine nk'izi, kuko iyo nabaga ngiye gutya nkafite nabaga nagashyize nko mu mufuka. Iyo nabaga ndi kugenda ako kantu kahitaga kambwira umuntu wese icyo ngiye guhura nacyo, umuntu ungiye guhura nacyo nimba duhuye akatumbwira kakambwira ati uwo muntu yambaye ikariso y'umukara, yambaye ikariso yacitse. Ariko ako kantu niko kabimbwiraga, sinzi ahantu nanjye mu wanjye yagakuye, gusa yarakamaye. Yajyaga ambwira ati aka kantu ugomba kujya ukagendana ahantu hose. Urumva nari nkiri mutoya, ako kantu nkagendana ahantu hose, naryama nimba ari umuntu uje wundi w'umumama kakata kabivuga, kakahita kambwira ati hari umuntu uje ahagaze ku muryango, kakata kabivuga kakabimbwira. Mu by'ukuri ubwo ngubwo noneho kera urabona abana mukina n'abandi bana, nagiraga umwana w'inshuti yanjye cyane, wari inshuti yanjye magara, dukundana. Ariko uwo mwana iwabo ntabwo bajyaga babyara, ahubwo uwo mwana bamusabye kuzimu kuko iwabo bari ingumba. Bajya kumusaba, bakimara kujya kumusaba uwo mwana twaga turi gukina, iyo twaga turi gukinana nawe twumvaga ko n'abandi bana batwivangamo. Uruza abandi bana baba bagenda baza bakaza bakabasanga ahantu muri, bakaza bakabagota ngo mukine. Ariko iyo yabaga uwo mwana turi kumwe ntago najyaga numvaga ko ari nk'ubuzima bwanjye burenze, kuko naramukundaga cyane. Hagiye twakinaga ko akunda abana bakina kwihishanya, twaba turimo turakina saye, nkajya kubona hindutse urabona uruhu rw'ingwe, nkajya kubona hindutse nk'uruhu rw'ingwe. Noneho urumva nabikanga nkaba ngo kuko ati winkanga Sandrine. Ati ntabwo ngukanze. Bamwitaga umwana Sandrine niryo zina rye. Noneho ariko iyo twabaga bimeze nka gutyo nguko nkajya kubona hindutse ikindi kintu, akambwira ati ntago mba nkukanga. Ati nyine bizajya bigenda bigucanga rimwe na rimwe nituba turi gukina bizajya bigenda bikubaho nyine. Nkambwira ati sawa, tugakina tukajyana henshi. Noneho ubwo ngubwo nubwo byaba bimeze gutyo, nari nsigaye ndi umwana ushobora kuba amagaze nka gutyo nguko nkisanga mu ishyamba. Iwacu bakanandangisha, barabuze irengero ryanjye, bakozongera bakambona hashize nk'iminsi. Ushobora kwibaza ati wabaga ugiye gute? Nk'umuntu bikurikira ashobora kubyibaza ati wabaga ugiye nka gute? Ndashobora kuba mpari bite n'izindi mbaraga zankururaga, nkibona amagaze muri iryo shyamba, ku buryo banatanze bajya bakunda gutanga amatangazo ku maradiyo, twabuze umwana gutya na gutya, bakagenda babitangaza ariko ntibambone. Noneho nava muri iryo shyamba ndabyuka nigeze kujya ahantu ku kibuga mvuye mu ishyamba. Ariko iyo nabaga ngeze mu ishyamba nagendaga mbona ibintu biteye ubwoba, nkabona ibintu by'imikara, nkabona ibintu byinshi, nkabona abakobwa bakaza bakansekera, bakanganiriza, bakambwira ibintu byinshi, bakambwira inkuru nyinshi, bakagenda bambwira ibintu bigiye bitandukanye. Narangiza nyine nava muri iryo shyamba hamaze nko gucya,
mvuye muri iryo shyamba nkajya ahantu ku kibuga, hari ahantu hari ikibuga ndabyuka ko ari bwa mbere nabonye n'igare naribonye kuri icyo kibuga, ariko mvuye muri iryo shyamba sinari nzi igare cyari cyo, ni nabwo bwa mbere naribonye. Ndavuga ati se kara nagaki, kari akantu mbona umuntu arimo aragenda agendaho nagaki. Icyo gihe nibwo nabonye n'igare. Nyimara kubona icyo gihe niho abantu kumwe barangishije bose bavuga ati tubonye wa mwana barangishaga ku maradiyo. Icyo gihe ndabyuka ko ari naho mama yaje akansanga n'umukozi, niho baje barahansanga. Tugera mu rugo, tukimara kugera mu rugo barambaza ati se wagiye ute? Ndavuga ati nyine narindi umwana ukunda guceceka rimwe na rimwe. Ndavuga ati nyine nuko nagiye nanjye nisanze ariho ndi, ariko ndamubwira ati mbwira mama ati nabonye abantu benshi cyane, nabonye abacuti, nabonye abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ariko mama ntagire ikintu avugaho ku bijyanye n'ibyo ngibyo, akanyihorera. Noneho ubwo mama umunsi umwe yageze kumubona yaragiye guteka cyane, ko nanjye natageraga mama santima kuko niko gukunda umubyeyi, reka numvaga bitandimo ari nk'inyamaswa muntu. Ubwo ndangije twari twicaye, mu gihe nicaye mbona mama aratetse. Icyo gihe atetse ngiye kubona ashyizemo amavuta aragurumana yose ahita ajya ku mubiri we. Yari yambaye ibitenge byose birafashwe, ibitenge mbona birahiye byose. Bikimara gushya nari nicaye nge naritegereje nkabona ari nka filimi, ahubwo ndimo ndumva nakomeza nkabona ari gushya kuko numvaga bikunze cyane. Ubwo urumva nta santima nagiraga z'umubyeyi. Mbona igitenge kirahiye, icyo akoze we ntiyegeze. Akimara kugira gutyo kunguko urumva yarakomeretse. Akimara gukomereka byahitengeye bimwe ahita bikuraho. Icyo gihe bajya kwipfukisha. Akimara kujya kwipfukisha ahantu hamwe na hamwe mbona birarangiye. Bikimara kurangira ubwo ariho mama nyine yaje kuza kuba hari abamama b'inshuti ze bigeze kuza kumusura. Ndabyibuka twicaye rwose twese twicaye hamwe, cyane ko nakundaga inkuru cyane kandi nkakunda kubaganiriza. Icyo gihe twicaye hanze, njye kubona nyine ya posi yanjye iraza, nyikora mu mugongo ndayifata. Noneho ubwo nyimara kuyifata turicara turaganira n'abandi. Noneho nkabwira mama ati se abashyitsi bacu baraza ryari? Ati ntabwo igihe kiragera cyo kuza. Nashoboraga kuba nakandagira nko muri tuwarete, pfa kuba nyikandagiyemo tuwarete, namaraga kuyikandagiramo ikahita isibanganya umwobo wayo. Wowe wajya mukibaza ibintu bibaye, ukibaza ni nka filime ndi kubona ni igiki. Ndabyibuka hari umuntu wegeze kuza kudusura iwacu kwa mama, aje kudusura arambwira ati rero njye ngira ubwoba bwo kwinjira mu matuwarete Kigali. Yari umunyacyaro. Ati banzamo nuvamo nanjye mbone kujyamo. Nyimara kuvamo nahagazemo gutya ati none se ni igiki cyagukanga ndi hano? Nyinjiramo ndasohoka. Aba yinjiyemo. Akimara noneho kwinjiramo aravuga ko mbona noneho iyi ni dushe niki? Ndabati ni tuwarete iyo ngiyo. Biramukanga. Icyo gihe aragenda abwira mama ati noneho i Kigali tuwarete zaho zisigaye ziba intuza, zisiga imyobo yabo isibanganya. Ati ngezemo ngira ubwoba, mbona ibintu biri gucana byinshi cyane. Ati ngira ubwoba. Ati noneho njye najyamo nkavuga ati uyu si umwobo. Ati cyangwa ntabwo uri kubona. We yajyamo akahita awubura agasanga nta mwobo urimo. Ibyo bintu nabyo byagiye bibaho bitewe n'imbaraga zangendanagaho, cyane ko nari mfite imbaraga nyinshi cyane. Iyo ku manywa nabaga mfite umuriro ngose, umuriro wagendaga ungota impande zombi. Ahantu hose wabaga uwo muriro ungose, aho nabaga ndi hose nabaga mfite uwo muriro ugenda ungose. Ubwo byaje gukomeza. Umunsi umwe noneho mama wanjye nubwo yari yarambyaye yaje gusama indi nda. Akimara gusama indi nda ya gatatu, ubwo biza kuba ngombwa ko mama ajya kubyara. Ibyo bimaze kuvaho noneho akagira uwo bava indimwe aba mu Ruhango. Tugendayo tugiye
mu bukwe bw'uwo muntu, tugezeyo tujya kubasura tugiye mu bukwe. Ariko ngarutse gatoya, mama yageze kunjyana kujya gusura kwa data wacu uvindimwe na papa. Icyo gihe njyayo yashakiye muri etage. Icyo gihe ndabyibuka nari ndyamye hejuru mu cyumba cyo hejuru, ndyamye ari nijoro, ngiye kubona mbona imbeba araje irankanurira nko mu masaha saa 7 gutyo, saa 7 n'igice, saa 8. Imbeba yaraje, yari imbeba nini cyane. Imbeba iraza ngira ngo ni inzozi. Imbeba byari sereye. Imbeba irankanurira cyane, ikinkanuriye ati byuka. Ndabyuka. Nkimara kubyuka umanuka amasikariye yo hasi, cyane ko bose babaga hejuru ariko no hasi hari harimo inzu. Manuka hasi. Nkimara kumanuka hasi ndeba mu muryango gutya, nkura hirido. Nkuye hirido mbona abantu benshi bari hanze, barambwira bati kingura. Ndavuga ngo nta rufunguzo mfite. Barambwira ati shaka urwo rufunguzo. Ndagenda ndashaka ahantu hose urufunguzo ndarubura. Hari ikimeza muri salo kinini cyane. Batifata umukoropesho noneho ukurura urebe ko rwaguye n'inyuma. Ndakurura umukoropesho numva wapi. Ahantu hose ndashakisha mu byumba ndaheba. Ahantu hose ndagenda nshaka ndaheba urwo rufunguzo. Ubwo nkimara kurubura, uko ndushaka ni kwa masaha yagendaga yicuma, kandi abantu bamwe bajya ku kazi. Ubwo ndangije bigize nko mu masaha 9 gutyo, uko nguko abantu bo hasi batangira kuba babyuka, ariko babyuka urufunguzo narubuze. Gusa nibegeze bamenye ibyari byo, nta nubwo nengeze mbibabwira. Naracecetse ndabihorera nyine nibamenye ibyanjye icyo gihe. Ubwo birangiye naje kuba najyana ubwo na mama wanjye tujya aho ngaho. Tukimara kugera muri ubwo bukwe, ubwo bukwe tubugezeyo, ubukwe buraba bugiye kwenda kuba. Mama wanjye nabonaga ameze nk'urwaye. Mama mbona arwaye cyane, ndabuse noneho urwaye biki. Icyo gihe ikintu nibuka mama yamaye ni ubunyobwa amereje mu ntoki. Ni wese mama ugiye he? Mama arambwira ati ndagiye ariko ndagaruka. Aragenda aransiga. Gusa nza kumva itangazo rivuga icyo gihe hari mu gitondo, nari ndi kwa sogokuru wanjye, n'ubu baracyanariho. Ubwo ngezeyo iradiyo iravuga ngo twumvise ko, numva izina rya mama bararivuze ngo arapfuye. Sinari nzi gupfa ibyari byo, ahubwo nanzi ko umuntu agenda akagaruka. Ubwo ndangije numva ko baragenda bajya kumushyingura. Tugenda byuka si twegeze tujyayo twe kumushyingura. Nge na musaza wanjye naho twegeze tujya, ahubwo imiryango niyo yagiyeyo, ako twebwe nitwegeze tujyayo. Ubwo bikimara kumera gutyo, twebwe hashize nk'igihe, papa aza kuza kuntwara. Aje kuntwara anzana hano i Kigali. We yangejeje i Kigali cyane ko papa yari umusirikare. Papa ahita agenda. Noneho hashize nk'icyumweru hahita haza uwo bavindimwe, ubwo ni data wacu. Data wacu akimara kuza, cyane ko ari naho hahandi hamwe babaga muri etage hamwe namanukiye ku masikariye. Uwo niwo nagiye kubayo, cyane ko yari n'umwarimu n'umugore wari umwarimu. Aza kuntwara ngo njye kuba najya ku ishuri. Ndagenda. Nkimara kugerayo banangeza mu ishuri. Bakimara kunangiza mu ishuri, kandi nari mfite ubwenge bwinshi cyane ko natigaga nk'abandi bana basanzwe. Umwarimu cyane ko iyo nigaga nabonaga ibintu byose byizana, bitewe n'ubwenge nanjye nari mfite, n'ubwenge nakuranye bwari bitandukanye n'ubundi n'ubw'abandi bana. Ubwo birangiye ndangije nza kuza kujya kwiga rero, banangiza mu wa mbere. N'abakimara kunangiza mu wa mbere, ikintu kinatangaje kandi kikaba kinasekeje ni kimwe, nuko nubwo nari mfite ubwo bwenge, nkimara kugera mu wa mbere nahise mba umuswa. Nkimara kuba umuswa,
ariko bwari uburyo bwo kugira ngo satani abashe kuba yacumuza abo barimu, kandi bose bari abarimu babyigiye. Ndangije ubwo nize mu wa mbere, ndabyibuka icyo gihe umwarimu yari umwarimu ajya gutwigisha, icyo gihe yandika inyajwi zose, arambwira, araza arantomboza mu banyeshuri, nakundaga kwicara inyuma cyane, araza anomboza mu banyeshuri cyane ko njye icyo gihe twize hakiriho bya bibaho bagashyiraho n'amatafari, icyo gihe iterambere ryari ritaraza. ubwo ngubwo arangije, uwo mwarimu araza arantomboza aravuga ngo Berize genda ujye kudusomera. Arambwira ati njye kuzisoma. Ndagenda, sinanze kumwubahuka nkicaye, ahubwo narahagurutse ndagenda. Nikimara kugera aho ngaho imbere, izo nyajwi amereza ikintu z'igiti kuko zari hejuru, arambwira ngo ngaho soma. Nafashe icyo kibaho nyicishamo umurongo, ndangije ndamubwira ati umuhanda najemo ndawuzi kandi n'imodoka zanaciyeho kare, none urambwira ngo nsome izo nyajwi gute kandi mbona ari umuhanda wanakoze. Umwarimu aravuga ngo ugize ngo iki? Yari umwarimu ukakaye nyine w'umugabo ugira n'amahane cyane. Ngo ugize ngo iki? Nawe ati uyu ni umuhanda naciyemo ariko sinzi ikindi ushaka kumbwira. Umwarimu biramucanga, gitamukira hasi iyo nkoni, ndagenda nicarira mu ntebe. Nyimara kwiyicarira ubwo ngubwo nibwo uwo mugabo nyine yarajyana andega kuri abo ngabo, andega kuri abo aho ngaho nabaga ku mugore wa data wacu. Akimara kugenda nyine kubivuga, aravuga ngo umwana wawe ni umuswa, agenda arabivuga. Ndamwihora, bavuga ngo andika kora iki ngiki, nkabyanga, kora iki, nkabyanga. Nkavuga ati nkora siki, wese wabikoze, nkamutera amagambo. Ndabyuka umunsi umwe twegeze gusohoka hanze, abanyeshuri twasohotse hanze twese. Tukimara gusohoka hanze, ubwo aza kuza kumbwira ati abanyeshuri bose barimo barakubitwa. Umunyeshuri arambwira ati ubu barimo barakubita icyitwa inkoni, uzi ko yasohotse wese ari kurya icyo giti. Yari arimo arakubita nk'inkoni zigera muri 5. Ndavuga ati izo nkoni njye ntago nazirya. Arangije mu gihe yari ari gukubita abandi, njye namuciye hejuru, ndagenda ndicara. Ndi umwe mu banyeshuri icyo gihe bategeze bakubitwa, abantu bose birabacanga, we kutakubiswe nkubitwa ntandese. Umwarimu nawe biramucanga ati none se ko abandi bose nabakubise we kuki natagukubise? Ndavuga ati wankubita utese? Ntago ari kubona n'ukuntu nkubita cyane ko icyo gihe namuciye hejuru niyabimenye, kandi ari akaryango kari gato cyane, ariko nirampishe gutya nk'inzoka ukuntu yirampya, mba niyicariye ku ntebe. Ntiyamenye uburyo bibaye n'uburyo bigenze, abantu bose birabacanga. Icyo gihe ibyo ngibyo bikomeza kubaho, nkomeza kubana n'uwo nguwo. Noneho bitewe n'ukuntu aho ngaho nabaga kwa data wacu, uwo mumama bitewe n'ukuntu nawe yanziraga anyanga, biba ngombwa ko noneho nkajya ku ishuri. Nkajya ku ishuri ariko umukozi we amaze guteka, yamara guteka ibyo biryo nkabibajyanira. Nkagenda mu gitondo, nagendaga mbijyanye, nkageraho 4 sangahe, nkicara mu ishuri nta kibazo nifitiye. Ibyo ngibyo bikomeza kubaho. Noneho ubwo nibwo noneho umunsi umwe yageze nanjye kuntera umujinya w'umugore, ndimo ndamanuka ahantu. Kigenda byibuka bari batetse inyama n'umuceri, arabimereza ngo mbimushyire. Ngeze ahantu icyo gihe n'akavura kari kaguye, ngeze ahantu isoro ry'ukiriyubika hasi. Noneho kwiyubika hasi nageta mbiyora ndabijyana, akandi uwo munsi si yabimenye, yarabiriye kandi ako ntiyageze nabimenye ukuntu byagenze. Gusa arambwiye ngo se ko ibiryo byakonje. Ndavuga ati byakonje nyine nuko nguko, niko namubwiye. Ndavuga ati byakonje gusa habimbajije. Ibyo ngibyo bibaho. Hari umuntu wabaga iwe nyine, nawe uwo muntu nawe ni wo mu muryango w'iwacu wo kwa papa. Uwo musore yarahabaga, uwo musore bamwitaga Tabaro. Uwo musore noneho nawe akajya bankora ibintu mu rugo bigiye bitandukanye, nimba ari nka kondiso bari barafashe mu rugo, barabuze nyine uburyo bangenza. Noneho ubwo ngubwo
iyo nabaga nicaye gutya kwa kundi urabona mu cyaro bajya bubaka amarondereza, nkicara kwa kundi umukozi bose bari mu gikoni, namara kwicara nkahita nubika umutwe ngasinzira. Iyo nasinziraga batega bafata umusatsi wanjye bakahita bawushumika, noneho ngashiduka nsanga umusatsi wahiye ahubwo urimo uranuka. Narangiza nkahita nikora mu mutwe gutya nkaba ndabizimije, namara kubizimya ubwo narangiza nkicarira. Noneho cyane ko mu ntoki zanjye harimo imbaraga zidasanzwe, imbaraga zimeze nk'ubukonje, nateruraga isafuriya ishyushye cyane nkayikora mu ndiba yayo kiva ku mashyiga gutyo uko. Sinashyaga, nahitaga nkubwira uri umukozi ati zana nyiguterurire, nkahita nyiguterura nkayikujyanira. Akambwira ati ntago ujya ushya? Nkambwira ati oya ntago njya nshya. Ati no intoki zawe ni ibyuma? Nkambwira ati ntago njya nshya, nta kibazo na kimwe mba mfite. Noneho babonye ibyo ngibyo nta kintu binkwazeho by'umusatsi kuwutwika nta kibazo ngira, batangira kujya baganira ati umuntu uterura isafuriya ishyushye, umuntu uterura ikintu gishyushye nashye, ati uriya se ni muntu cyatapu, reka twiga indi mitwe. Batangira kwiga indi mitwe yo kuzajya bamfata bakanshyira mu mufuka bagahambira umufuka, bakawuhambira neza, bamara kuwuhambira ndimo bakawuhambira bakawuzirika neza barekomera umwuka, bamara kuwuzinga neza no kuwupakira bakahita butereka hehe muri toilette aho umuntu n'umwe atabasha kuba yagera. Bagaruka bagasanga ndi muzima sindapfa ahubwo ndi guhumeka, bikabacanga bakibaza uyu muntu ibitebyewe, bakibaza impamvu. Akambwira ati ngaho ufata genda ujya kuvoma. Bitewe noneho nanjye n'ubugome nari nifitiyemo imbere n'umujinya, nageraga kwira nasanga uri umukecuru uri kuvoma, naragufataga nkata nkujugunya nitaye ngo uri umukecuru rukukuri. Hari ahantu hari umugezi bajyaga bakunda gukuramo ngo amagasegereti. Iyo nahageraga nyine hari akariba, ariko munsi yaho gutya harimo akantu gatoya ubanza ukambuka. Iyo nagusanga kwiriba nataga nkujugunya, nakujugunya bakaza bakandegera ngo mugeni umwana wawe yarananiranye no kumariba wayatunaniye, akavuga uko bigenza. Umugore rero nawe yaranziraga by'ukuri, rero babaga babimubwiye cyane ko umugabo we yararimo ariga ariko ari n'umwarimu. Umugabo we yigishije zino nce za Gasovu, kuko hari nigera negeze kujyayo nkajya kuhatembera ngiye kumureba hano za Gasovu. Iyo nabaga yaje rero ari nko muri vacances ahari, nabaga ndi kumwe nawe nkamwikubaho, akayorwa ibyari byo nkamwikubaho. Noneho iyo yabaga yaje bitewe n'ukuntu uwo mugore yabaga ameze, yumvaga ko umwana wiwe tutararana, yarangiza agafata umwana we akavuga ko nta hantu duhuriye, mbese ugasanga ashatse kuducangura, mbese nimba ari ikintu ariye hakumva ko njye natakiryaho, akagenda dutandukanye. Rero iyo umugabo we yabaga hari, umugabo mwita Peter, iyo yabaga hari akaba yazanye ibintu byose akaduhera hamwe, byaramubabazaga. Umugore witwa Media, n'ubu ngubu dore basigaye babibutari, yitwa Media. Ubwo ngubwo ndangije uwo mugore aranyanga, akanyanga urunuka, ukasanga ahantu hose ndi tugenda byuka. Umuntu yageze kumuzanira amafoto arambwira ngo harya mu mama hano bamwita ngo iki, nawe ati ngo Media se, ati genda umubwire ati ndamushaka. Najye nawe ati ngo Media baragushaka. Icyo gihe yarankubise, arankubita koko, arankubita kuko mvuze ngo Media, arankubita byo gukubitwa. Babona ibintu ntago biri kunkoraho, babona ubugome bari kunkorera ntibiri kumfataho. Noneho bakajya bavuga ngo narananiranye, bagatangira kuvuga ibintu byinshi, batangira kuvuga amagambo agiye atandukanye. Ibyo ndabyihorera, batangira kujya banyima ibiryo, batangira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nabyo nibabona icyo uko binkoraho nkabihorera. Ariko iyo umugabo we yabaga hari numvaga mfite amahoro, kuko nabaga mfite amahoro, kuko iyo yabaga hari byatumaga ko nicara nanjye nkicara mu ntebe nk'abandi. Ibyo bibaho. Ubwo byaje kuba ngombwa ko papa wanjye aza kuza. Icyo gihe papa wanjye aza, twahuriye mu muhanda nanjye ndi gushyira Media ibiryo, papa wanjye yanciyeho nanjye mucaho.
ariko si ukuvuga ko papa natari muzi, ahubwo nari muzi anca, ariko nawe yari yamenye, simbizi ibi bintu. Gusa akimara kunshaho narigendeye, nawe aragenda. Ngeze mu rugo arambwira ngo ese wanciyeho? Ndavuga ngo reka naguciyeho se, uzi ko imyaka yaribaye myinshi, uzi ko wanze nari narakwibagiwe, nigira nyoni nyinshi nk'umuntu utamuzi. Ariko nawe sinzi nimba atari yamenya ko ari yamenye nakuntu waca ku mwana wangu umuyoberwe. Ubwo icyo gihe turicara nyine, icyo gihe bajya kunywa kuko banywaga amayoga, bajyayo. Bakimara kujyayo biza kuba ngombwa ko baza gushwana, barara barwanya abavandimwe. Bakimara kurwana baza kuba ngombwa ko batukana, baratukana. Uwo mugore wa mukadata aza kuvuga ngo umuryango wacu wo kwa papa ngo ni abarozi. Noneho bakimara kuvuga gutyo avuga ngo n'umwana uri hano ntabwo tugomba kumusiga ahangaha atajye kwa nyirakuru. Ubwo urumva cyane ko hari haje na mushiki wabo yari yaje kubasura. Icyo gihe barangije mu gitondo cya kare turabyuka turagenda n'uwo mushiki we na papa. Turagenda hari ahantu ku kiraro, ahantu ikiraro kiba i Nyabinoni, ni ikiraro ariko kiri iza Nyakabanda handi aba amazi y'umukara. Tuhageze papa agenda ukwe, natwe tugenda ukwacu. Turagenda, tukimara kugenda twebwe tugera aho ngaho kwa nyogokuru. Nyimara kugera kwa nyogokuru, cyane ko harashize igihe natabona murumuna wanjye, nsanga nyine murumuna wanjye yarahindutse, ubuzima nyine ari hatari. Ubwo tukimara kuhagera nibwo nahise nyogokuru uwo hashize nk'igihe naho noneho wa mukobwa nawe aba ashatse umugabo. Tuba dusigaranye njye na nyogokuru, ariko nyogokuru nawe yagiraga undi umubyara yari akirageze mu myaka 120 ingahe, nawe yari akikiriho. Ubwo turangije nyogokuru wanjye nawe mageze insanga ni hatari. Nyogokuru akanyicaza, agafata imitsi yanjye yo ku maguru akayikeba, yamara kuyikeba agakamuramo amaraso. Nkamuga se nyogokuru, kuba ufata imitsi yanjye ukayikuramo amaraso ukayakamura ukayamaramo, nkaba nta maraso mfite, ubundi uburi gushaka iki? Arambwira ngo mba ndi kugupima sida. Ntase sida ni ibiki? Sinanzi byari byo nyine. Nkamuga sida ni ibiki? Ariko nyogokuru akambwira ngo ni sida yewe. Nose nkavuga nose ibyo bya sida ni ibijyanye n'iki? Ngo nyine ni sida. Ariko nansobanurira ibyari byo nyine. Ibyo ngibyo bikomeza kubaho. Ubwo ndangije nyogokuru akomeza kunkorera, imitsi yose yari yarayikase, nta mitsi nyikigira. Ariko ubu ngubu nyine ubona ko imaze kugaruka, imaze yaragarutse, Imana yarayizanye. Ubwo ngubwo ndangije tubaho ngaho. Noneho ubwo uko tugenda noneho ndabyibuka, noneho nubwo nabaga kwa nyogokuru wanjye, papa umbyara ntago yegeze avuga ngo kumeruka umwana dutandukana, amakuru ye niyegeze abimbaza rekada, cyangwa ngo abaze amakuru yanjye byagenze bite, ko duherukana dutandukana rekada, babayeho bate, barya bate. Ibyo byose ntago yegeze data ugasanga nyine ngeze ngaho hantu mvuyemo nkongera nkagaruka. Ariko abantu bakavuga ngo aha gihe negeze kugwa nko mu mazi, abasare bankuramo baravuga ngo uriya mwana ubanza yiyahuye. Ariko ntago nari niyahuye, oya ntago nabaga niyahuye, ahubwo ni izindi mbaraga nazo zabaga zinkoresha, nazo zindi zabaga ziri kunkoresha. Ndabyuka negeze kujya mu mazi, mbonamo uruntu rudafite igihimba, rudafite umutwe, ari igihimba gusa gihagazemo gutyo kunguko, n'ukuboko kitagufite. Icyo gihe noneho bazamuye, hari igihe kigeze kugera hari umusare ugeze kuzamura urwo runtu. Icyo gihe agira ubwoba bukomeye cyane, avuga ati se no se uyu mwana waguyemo ko turohoyemo kandi akaba aguyemo hano, tukaba tuzamuye iki kintu. Bakizamuyemo bagisubizamo bitewe n'ubwoba. No bakimara kugishyiramo, noneho njyewe nanjye bahita bankuramo. Bankuyemo iki gihe natabyimbye inda, amazi ategeze ajya mu nda yanjye, nta kibazo nifitiye.
icyo gihe nyine ubwo ngubwo tugumya muri ubwo buzima. Ubwo ngubwo uko tugenda muri ubwo buzima niko iminsi igenda yicuma. Ubwo nkomeza kwinywera inzoga, nkomeza kwikorera ibintu bigiye bitandukanye. Noneho hari ahantu yari umuntu bamwitaga Chantal nyine, nkajya kubasura. Aho hantu hoho hari umugabo ankunda cyane. Uwo mugabo yarankundaga cyane cyane ko nawe yari afite izindi mbaraga. Iyo nabaga nageze aho hantu hakurya y'uruzi, we yaratuye hano hakurya y'uruzi, yahitaga ambwira ati uyu munsi mukobwa wanjye ugomba kujya kwa wa mukecuru kujya kunzanira, urajya kunzanira ibintu. Najyanaga n'akandi gakobwa, ntabwo nyimwibuka izina, ariko uwo mwana twajyanaga we, tukagenda tugacana kuri Nyabarongo. Yadutumaga saa 12 tukaza bwije, kuko nk'aho hantu hagendaga nk'amasaha 3, akadutuma kuri uwo mukecuru. Tukagenda akaduha ibintu by'umukara biri mu ishashi, tukabifata tukabizana, tukagira nko mu rugo mu masaa 5. Tukagera mu rugo, twamara kugira mu rugo tukabimuhereza, akatatubwira ati noneho nimuhite mujya mu nanasi, mujye kuzana inanasi. Tukajya kuyizana inanasi, twamara kuzana inanasi tukayishyikiriza mu rugo, akatatubwira ati noneho nimuyirye. Noneho we yagiraga ikintu kimeze nk'igikono, inkono zino nkono bajya batekeramo, we yabaga zifite. Noneho cyabaga ari ikintu kirimo kiratogota cyane, cyabaga kiri mu cyumba. None kubera ko njyewe yambwiraga ngo nimfate bya ndi twazanye njye muri cya cyumba, ngende ariho mbishyira bya bintu. Ariko ibyo bintu byaga bimeze nk'ibintu bimeze nk'ibigoro by'ibikara cyane. Noneho nkagenda nkabishyikirizamo. Noneho nkamubwira ati none se sogoko, ibi bintu noneho biri hano ni ibiki? Noneho ndakambwira ati have wa mwana we, ati have ibyo bintu ntugire ikintu bikoraho. Kibaga ari ikintu kirimo kiratogota, ku buryo hari igihe yakubwiraga wajyagayo, hari ibintu bajya bakora by'ibikatsi mu cyaro, bamara kwenga bagashyiraho ibikatsi ibyo bakayutse, bagashyiramo amazi ku buryo batajya banywa amazi, bagatungwa n'ibikatsi. Noneho ugasanga kiri nko mu cyumba, ariko bagashingamo umuheha. Noneho hari igihe wajyagayo akakubwira ngo noneho cyacyaye nuza urana ukuntu hasi akabanza n'icyo kintu, ukumva ni nk'aho ari umutobe uri kumwe utandukanye n'ibindi. Ariko umunsi umwe noneho nza kumubwira ati oya, nanjye ngomba gukora muri kiriya kintu. Umunsi umwe njyayo ngiye kunywa kuri icyo gikatsi nyine, icyo kintu nyikoramo. Ariko icyo gihe yarandakariye shaho bitabaho, ndangije nyikoramo. Noneho numva ni ibintu bishyushye, cyane, bivuga cyane rero. Ariko byabaga ari ibintu bishyushye bigiye bitandukanye, harimo ibintu bijyanye n'inuza, nkabona udutwe tw'umuntu cyanogotsemo amaso, nkabona ibintu by'amagufa. Nkabase nawe si ibiki byo kwa kundi uzamura gutyo kunguku, ukabona n'uruntu gutya, ni amaso rufite gutyo ku, ni ikintu kiri aho ngaho. Noneho ndavuga ati none se ko nagiye muri kiriya kinuza cya kibindi cyawe, nasanzemo harimo intuza, ikintu kinogotsemo amaso. Akambwira ngo kandi uzankorera ishyano, ati ubwo ngubwo uraje ugenda uvuge. Cyane ko natajyaga mvuga. Noneho ndabati nta kintu ndi buvuga, ariko biriya bintu nanjye simbizi, ahubwo uzabinsobanurira. Noneho kubera ko natari nabivuze icyo gihe, ahita nkundira ko mfite n'ibanga ryo kuba naceceka byinshi muri njyewe. Noneho ugasanga turicaye, akajya kumbwira ati ndeba nka kariya, nkajya kubona nkabona inkono yiteretse nko mu muryango. Noneho yaba nk'urugero akambwira ati buriya nimba ngiye kuyituma nk'ahantu, akajya kuyituma akayituma nk'ahantu nko ku mugore, hari umugore w'umukire yangaga kubi, sinzi icyo bapfaga. Akambwira ati buriya irahita igerayo, ikahita ihagera. Uwinjiye muri tuwarete akahita yisanga muri tuwarete, cyane ko n'abana b'uwo mugore bakundaga kubibirage cyane. Iyo yabaga yageze muri iyo tuwarete, yari afite umwana bigaga no mu ntuza muri segonderi, yataga bikirage nongere kuvuga, umwana akahita aceceka ntiyongere kuvuga.
noneho nkavuga nese kubera ikiba byagenze kuriya, navuga ati buriya nyine ni kuriya nyine ya nkono yanjye yagezeyo. Noneho nkajya kubona hari ibintu yajyaga akunda kwisiga iyo yabaga ari mu cyumba, najyaga kubona nkabona afashe mu maso hiwe hano gutya ibintu by'umweru gutyo kuko arabyisize, nkabona gutyo ku maboko. Noneho nkabona afashe ikinuzi igiti kiriho agatambaro k'umunuza k'umutuku, akagashyira gutyo mu maraso, akakazamura gutyo kunguko. Iyo yabaga agashyizemo nabonaga agashyiramo akakaraga, yamara gukaraga ubundi akatapfukama hasi. Iyo apfukama hasi akahita mbona akazunguza nyine cya giti. Nkaba se njye nabaga ari nka filime nyine ndi kwirebera, nabaga nicaye cyane ko yanakundaga kumbwira ukuntu ndi bwicare, kambwira ngo mfate amaguru nyafatanye gutya nicare gutyo kunguko. Yari umugabo ukunda kumbwira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Noneho nkicara gutyo kunguko, utuguru nkadufatanya, namara kudufatanya nkicara, kambwira ngo ngahegame noneho tukicaramo gutyo kunguko. Noneho tukicara, twamara kwicara noneho akatambwira ngo ndagutumye kwa runaka. Nuko yajyaga bigenza, yararikaraga ngo ndagutumye kwa runaka, agatuma nyine ubwo ngubwo ngo ndagutumye. Nabona ngo nyine rona twa tuntu nakuyemo tumwe twa skeleton, utuntu tw'amahembe ameze nk'ayinka, ziranka z'inyambo ziba ziteze neza, nkajya nyine ngo ndagutumye. Niyo yarangiza kuvuga uko nguko ngo ndagutumye, rikahita rigenda. Nkabona riragiye, nk'abo se riragarukira hehe, ngo ubwo ngubwo ntubona ko rigiye aho rigiye. Ubwo mvuze izina, tuvuga nimba mvuze ngo ndagutumye, nkutumye kwa runaka kwa Pefaniya, ubwo niho riri bujye. Nimba ari Pefaniya nyine nose nkoma nirigera riramukorera iki, nkutumye mu Rubavu. Aho weva ngo ndagutumye kwa Pefaniya mu Rubavu, ubwo ni mu Rubavu nyine ryari riri buterisaturira. Nimba rivuze ngo ndagutumye mu Jisho, nuko cyane ko kwa nyogokuru wanjye uwo nguwo urumva nyogokuru yari afite undi umubyara, yari afite umuhungu wari ugiye no gukora uko yaranubatse amazu byose yarabirangije. Noneho arangije akundana n'umukobwa w'Umugande. Nakimara gukundana n'umukobwa w'Umugande, ariko we ntabwo yamukundaga cyane, ko Abanyarwanda benshi tuba turi indyarya. Yizeza ko uwo muntu bazakora ubukwe, noneho ntiyabimwemerera, kandi afite undi mukobwa w'Umunyarwanda bagiye gukora ubukwe. Icyo gihe ihembe ryaraje ridusanga narindi kwa nyogokuruza wanjye, ubwo ni nyogokuruza wanjye. Noneho ndangije twari duhagaze gutyo kunguko na nyogokuruza wanjye. Noneho riravuga ngo umva we Marita, nyine bamwitaga Marita, ngo umva we Marita. Ndavuze ngo ubu nona kangiye kumuhitana. Haje ari ikintu kimeze nk'uruhembe runini cyane, kimeze nk'uruntu rw'uruhemba. None nyogokuru wanjye aravuga ngo ugiye kumwicira iki, agira ati bite n'uburyarya yagize yarambeshye. Twibaza kubeshya ibyaha nibyo biramucanga. Icyo gihe uwo mugabo yari kuzakora ukwe hari kuwa gatandatu, inzu yarangije kuzisiga, arimo arasiga amarange mu nzu. Akimara kuvuga ngo ndamuhitana, iryo hembe ryaragiye, rikimara kugenda ryese rimusatura wese, ritaye musatura. Icyo gihe baramushyingura uwo mugabo. Rero cyane nuko n'uwo nguwo nibutse ko iryo hembe naribonye, ndangije kuribona. Noneho ubwo nyimara kuribona nibuka noneho wa wundi uburyo afatiye amakaba ngo ndagutumye ugende mu Rubavu rwa Pefaniya, ndagutumye ugende mu Rubavu rw'uyu muntu, ndagutumye ugende mu Jisho umenagure. Ati uko ngutumye nuko nguko, nuko riza rikatarimeneka gurika. Ariko ubwo urumva nawe yari umurozi ukomeye. Ubwo noneho ibyo ngibyo bikomeza kubaho. Bona nkiri mutoya nkunda inzoga cyane, twabaga twicaye noneho tugataramira urwo rubindi, tukarutaramira. Kandi rero ibyo bintu by'amaraso, yabaga afite igikombe gutya cy'amaraso, ndi gutyo kunguko hari ibintu by'ibyara, inzara, harimo ibyo binogo by'intuza, kabona ikintu, kabona utuntu tumeze ukuntu, utuntu twinshi cyane baga twibitseho. Noneho iyo twabaga twicaye turi kunywa inzoga, yakundaga inzoga
umwikamire, tukicara nyine tukanywa inzoga, agafata inzoga gutyo kunguku irimo nuza mu urabona abari uducuma, noneho akafata agacuma noneho akagira gutya akamenamo ngo dusangire, akambwira ati ngo ubu ngubu turasangiye iyi ngiyi, iyi ni Imana yacu turi gusangira nayo. Nkavuga ati turimo turayisangira. Noneho kubera ko hakurya y'amazi umwana we yahigaga, iyo yabaga avuye ku ishuri yatubwiraga ngo yarazaga akavuga ngo noneho sogoko twabonye umugabo tubwira ngo nitugasenga Imana ireba hejuru, ahubwo tujye dusenga Imana yo hasi. Uwo mugabo yakubonaga urimo urarama hejuru, yarakubwiraga ngo ujye ureba hasi. Uwo mugabo noneho tuza aza noneho biba ngombwa kaza kumwishakira, kuko urumva bari bahuje iki byose, bari babihuje. Kandi nanjye noneho sinari nzi Imana ibyari byo, ahubwo ubwo ngubwo biba gutyo. Nanjye uwo mugabo nyine akajya abwira abantu, abanyeshuri abatoza ati mujye musenga Imana yo hasi. Yangaga umuntu uvuga ngo ni Imana hejuru. Ariko uwo mugabo nawe yari afite izindi mbaraga nawe akoresha, cyane ko ushobora mu bigo bigiye bitandukanye, ikintu cya mbere kiba kiriho haba ntabwo ashobora kubira idayimoni ry'umuntu. Idayimoni ntabwo ashobora kubira idayimoni mu kigo, nibibaho. Ntihashobora kubabura umwarimu, akenshi cyane abarimu baba bafite izo mbaraga za kidayimoni, cyangwa ari abadayimoni. Akaza kaka kazi, yamara kwaka kazi yarangiza akaza agakora kandi atari umuntu. Ubwo bibaho ngaho, turiga tumenyana gutyo n'abo bantu, tugenda tuba inshuti, cyane ko uwo musogokuru yankundaga cyane. Ubwo noneho igihe kigeze naje kuba, noneho igihe cyaje kugera nyogokuru wanjye biza kuza kuba ngombwa ko atakibashije kubaho, aza kuza kwitaba Imana. Noneho akimara gupfa, nyogokuru wanjye akimara gupfa, ubwo byari ngombwa ko papa wanjye aza kugira ute gushyingura. Baje gushyingura biba ngombwa ko papa adufata njye na murumuna wanjye, kuko na wundi muntu wari uhari yadusigira, atujyana i Butare. Akimara no kutujyana i Butare turahabaye, papa atangira kunkoresha imirimo igiye itandukanye, imirimo ivunanye. Umva atangira kunkoresha nk'utari umuntu, umva aranyanga, akanyanga. Papa akinjira, yagiraga inka, agira iki, yubatse n'amazu. Noneho ugasanga nimba aje ikintu cya mbere akatavuga nimba inka yabiye, nahitaga nkubitwa. Ugasanga ibintu byose agiye akambwira ngo ubu ngubu saa 8 yo zageraga, kandi ni nayo saha y'abadayimoni. Yahitaga ambwira ngo ndavuze ngo jya kwahira hatabona. Kandi ahantu nabaga ngiye ngo kujya gushaka ubwatsi, naramanukaga nkabanza ngaca ahantu bahambye abantu. Hari ahantu bahambye abantu, hano mu ruhuru bahambye abantu benshi cyane. Iyo nahageraga nahasangaga abakobwa abo tuvugana, nangira kubona nyine abantu bagiye batandukanye, nkabona imyambaro igiye itandukanye myinshi cyane. Njya mbona no muri iyi minsi nkabona umukobwa yambaye akantu hejuru gutyo, umukondo uragaragara, nkabona yambaye isutiye, nkabona yambaye utuntu tugeze aha, nkabona afite ibyara binini, nkabona afite umuntu umeze nka dendo. Ukajya kubona ibintu bigiye bitandukanye. Kandi muri saa 8 niyo data yakundaga kumbyukirizamo cyane, saa 8 saa 9. Izo saa zombi nizo ambyukirizamo nje kwahiramo, nkagenda narangiza nkaza ngo ujya gushaka icyarire, tukajya kugira ngo ikorere umutumba, kankora nk'umutumba munini cyane. Usibye ko nari mfite nanjye izindi mbaraga zinkoresha za kidayimoni, nanga yabaga ari nge, ubu ntago nabishobora. Abantu nyine babibona benshi cyane, bakajya bangura mwana aragowe, bamwe akabatisha mwana aragowe, nimba ari umwana wanga n'uriye atubanza hari aruko atagira nyina. Abanshi batangira nyine kujya bavuga amagambo menshi, bagenda bavuga. Ubwo bigenda bibaho gutyo ko nguko ngumya muri ubwo buzima. Noneho ubwo igihe cyaje kugera, nubwo nabaga kwa data, igihe kiza kugera noneho ari icyo gihe n'undi kwa data, ubundi narakoreshwaga kandi mfite n'izo mbaraga, ariko narasobanukirwa nanjye uwo ndiwe. Icyo genda byibuka nari ndyamye,
nari nicaye ari saa sita ngiye kubona umugabo araza. Ibi bintu iyo ngiye kubisobanura benshi ntabwo babyumva neza. Ninjya kukubwira ndakubwira ko nabonye ikiganza cy'umuntu. Nero ninjya kukubwira ndakubwira ko nabonye ngemba ndi kubireba. Ndakubwira ko nabonye igi, ariko igi ryari ribyibushye cyane, igi ribyibushye ariko rifite amano. Riraza riransatira. Ibyo ni ndi kuvuga ngo byagiye binsatira. Ngiye kubona mbona noneho mbona umugabo araje uko ari kunsatira, arakomeza aransatira afite n'inkoni y'umukara, arakomeza aransatira aza yicumbye. Mbona afite ikirenge kinini, umva Mana kuri iyi si nta kirenge nabonye nacyo kinini, cyari ikirenge kinini kibyataraye kibyibushye cyane cy'umukara dede, imbyiro wanze atari umukara, cy'umukara cyane. Araza noneho akandagiraga gutya, uko akandagira gutyo uko nguko hataga hariduka, uko akandagira hariduka, uko agenda akandagira hagenda hariduka, ariko ansatira. Aransatira none akimara kunsatira aramfata, akimara kumfata ubwo turicara. Uwo mugabo arangije gutya, nahise mbona gutya ari ikintu cyeyutseho, nicaye gutyo uko mbona hari ikintu cyeyutseho. Noneho nibwo nahise mbonamo ndani hasi mu kuzimu, ubundi nsanga naho ndiyo, ariko mfite icyumba ndimo, nari mfite ikindi cyumba ndimo. Arambwira ati tegereze wirebere, ati kira nicyo cyumba cyawe, kiriya nicyo unabamo. Noneho mbona ndi babiri. Noneho kumbi mfite imibiri ibiri, uwo kwisi w'igiparaporo utari muntu niwe ukora. Noneho akenshi nabaga ndi nko mu ishuri, nkaba ndi no mu ishuri, nkabona ndi mu ishuri nka gutyo ndicaye, ariko nkajya kubona nkabona ndi no ku nyanja. Urumva wundi wagiye uri ku nyanja, ndi nko ku nyanja. Noneho cyane ko iyo nabaga nicaye nabaga ndi guhabwa andi makuru, nimba ari ikintu kibereye ikuzimu nataga nyimenya. Cyane ko nakundaga gukurura, nimba bambwiye ngo ubu ugiye kumurika abantu, nimba ari abanyeshuri ugomba kutumurikira muri ibyo byiciro. Hari n'igihe bambwiraga ati bite n'ukuntu iyo nakugeragaho gutyo uko nguko ngusuhuje wahitaga unkunda cyane, warankundaga bidasanzwe. Twaba twicaye nkavuga ati mwese mukora imyenda mbereke, bakayikuramo bitewe numva nabo sibo abana benshi, bakayikuramo twiganye benshi, bakayikora nkavuga ati tugiye kuzenguruka. Ndibuka indirimbo nageze kuvuga mu buzima bwanjye naho ngo amafoto yaje twaje, amafoto yaje twaje. Iyo ndirimbo narayiririmbye, ariko umva njyewe nari ndimo ndamurika, kuko niryo tegeko, niyo misiyo nari nahawe uwo munsi, ndabamurika. Barangije mungira bambara imyenda yabo, ariko urumva bari bagiye, bari urumva intekerezo zabo bo byari byarangiye bazitwaye. Ubwo byaje kugumya gutyo uko nguko. Noneho kugira ngo naguke uko urabona ikuzimu ni nko mu isi nyine, ugenda uhabwa amapeti agiye atandukanye. Uko ugenda ukora ni kugenda uhabwa amapeti, uko ugenda uzamuka mu ntera ugenda uhabwa ipeti. Urumva nyine ubwo ni nkaho nari nyine umwana mu bintu nk'ibyo. Ubwo ndangije biba ngombwa ko Satani agomba kunkoreshereza mu mujyi wa Kigali. Urumva ubundi yankoreshereje mu ntara byinshi, nkagenda ku mazi, nkagenda mu mazi, nkarara kuri za Nyabarongo, ibintu nk'ibyo. Noneho biba ngombwa ko ngomba kuza gukorera hehe mu mujyi wa Kigali. Noneho umunsi umwe papa ngagiye kunkubita, yaragiye kunkubita icyo gihe inkoni, agiye kunkubita inkoni. Icyo gihe ndabyibuka ko data ikintu cyatumye anabikora, icyo gihe ndabyibuka uwo nguwo muka data wacu yari hatetse, amaze guteka ibiryo arabifata abizana intoza, mbihereza abandi bana, ndabibabwira ati nimwirire. Barabirya, bakimara kubirya muka data biramubabaza, arandega. Akimara kundega barambwira ati genda uzane inkono kubitwa, kwa kundi yamenyereye ngo ngiye gukubita, ngo nahereje abana biryo cyane ko byangaga ko nkunda gutanga ibyo biryo. Ugasanga biramubabaje data nyine, ndumva nawe yarafite ubugome budasanzwe, nawe ari umugome, yari umugome cyane, ari umwicane cyane ko yakundaga kumbwira ngo arashaka kuzanjyana ahantu mu ishyamba kunyicirayo. Kandi n'ubundi ni kuzimu bashakaga umubiri wo kwisi ngo ube uveho,
numara kuvaho hakore uwo hasi, kuko ndibuka Satani yaneje imisaraba 3 ya malariya. Narasohotse ngeze mu muryango neza imisaraba 3 ya malariya, mbanguye mu muryango agakigena nyiri kwa data, banjyana kwa muganga ara ku Gisagara. Nyimara kwinjira mu bitaro, uwo munsi ariho nari gupfa mu masaha 8, mu isaha ya 8 sinumvaga ntago nari nzi nanjye ahantu ndi. Mu isaha ya 8 uretse ko ijambo rijya rimbwira ngo Imana yatumye tutaraba urusoro mu nda ya mama, kandi tutarabaho twe yari tuzi. Uwo munsi mu isaha ya 8 ndabyibuka, kandi muka data papa we ntago yararwaye. Uwo munsi yisapfa, uwo munsi muri iyo saha nari gupfiraho. Ikuzimu bari bavuze ko kandi byananzuwe ko umubiri wanjye wo kwisi ari ugomba kuba wavaho. Ariko icyo gihe uwo munsi nibwo papa we yayisapfa, bahita apfa nyina kimara gupfa. Nahise nongera yahise ambera igitambo cyanjye cy'umubiri wanjye wo kwisi. Sinapfa icyo gihe, nta nubwo nabizi, ntagazi n'impamvu byanabaye icyo gihe. Ubwo byaje gukomeza ubwo ngubwo ngo muri ubwo buzima. Ubwo noneho biza kuba ngombwa ko uko data yagiye gutya ngagiye kubangura akubite, ni nanjye yanatumye inkoni ngo ningende njye kuyizana. Narakubitwaga cyane kandi n'umubiri wo hasi warakubitwaga bitabaho cyane, ko n'inzara zari zaranashizemo, barazihondaguye zarashizemo inzara. Uwo hasi wo nta nzara wagiraga, zari zaravuyemo. Warakubitwaga cyane ko hari igihe nageraga ku ishuri no kwicara bikananira, ukibaza ikibazo mfite kikagucanga. Kandi mfite nari inkoni nyinshi cyane. Ubwo noneho ndangije naje kuza nsohoka ngiye kuzana inkoni. Uko nagasohotse nahise ngendera, kuko ubu data na nubwo azi n'ukuntu ngana, cyakoze azambona kandi ariho. Ubwo none harangije uko nagasohotse muri iyo nzu, nasohotse ngiye ndagenda, barambura, barashaka ahantu hose barampiga, mfata umuhanda ndagenda. Ubwo nyimara kwigendera ndagenda ngira ahantu Isave. Ikintu cya mbere nahuye n'umwana umukobwa, ndavuga ngo sinanzi ibintu by'akazi ko mu rugo, ntabyo narinzi. Ariko gusa base bite n'ukuntu akoranaga n'uwo hasi, byabaye ngombwa ko ngomba gushaka akazi ko mu rugo. Kumbi ngiye guhera mu gukorera mu kazi ko mu rugo, Satani ntagiye kunkoreshereza mu barokore. Uwo mwana ndamubwira ati none se wandangira akazi ko mu rugo? Arangije arambwira ati ntago nkaza ahantu kari. Ubwo ndangije ubwo mora n'undi wa kabiri, ndamubwira ati se wandangira akazi ko mu rugo? Uwo nawe arambwira ati nagahazi. Noneho ndangije ndi kugenda mura n'akana gatoya cyane, karakana turi mu kingano kimwe. Ako kana ndakabwira ati se ko wikoreye, yari kari kikoreye ikigage ariko kiri mu ntuza muri bya bikapu by'umutuku byo mu cyaro, niho kari. Arangije ubwo mwana arambwira ati ndimo ndajya kwa nyogokuru wanjye w'umukire. Ati n'ubu niho ngiye. Nawe se ubu nabona akazi? Wandangiye akazi sha? Ndababaye. Ati se umuntu ungana gutyo urabwo urashaka akazi ko mu rugo? Ndakwati ndashaka nyine kujya kwikora akazi ko mu rugo. Abona ndababaye, ndabati ndashaka akazi mu ndangira akazi. Aranjyana tugera kwa nyirakuru. Nyimara kuhagera twinjira ahantu yari umugore w'umukire pe, ngo ufashe imfubyi, ufashe abantu bose w'umukirisitu. Tukimara kuhagera hari Isave, tukimara kuhagera arangije muri ako kanya arambwira ati ubuse mwana we uzi gusoma? Mu by'ukuri yazanye Icyongereza, azana igitabo cy'icyongereza, amwe ati nsobanura bino bintu nimba warize. Ariko nubwo nabisobanuye, ntago nabisobanuye mu mbaraga zanjye, ahubwo n'imbaraga za kidayimoni. Nagira ngo mwereke ubuhanga bwanjye. Nasomye Icyongereza ndamusobanura, umwarimu arikanga ati umwana ungana gutya ibi bintu urabisobanura? Ati ndabisobanuye cyane, ariko si byari ibyanjye, ahubwo n'izindi mbaraga zankoreshaga zisobanura ibyo bintu. None ubwo ibyo yabivuyeho. Muri ako kanya bahinje umukobwa mu nzu ye arera. Abaramubwiye ngo Mugeni arashaka umukozi. Mba ngiye kwa Mugeni. Mugeni arambwiye ati aka kanya tuvugana ngiye kwita nkohereza i Kigali. Ako kanya tuvugana ngiye kwita nkohereza i Kigali. Ndawe ati sawa. Turagenda. Ubwo tukimara kugenda
aba anyohereje mu mujyi wa Kigali saa 8 zuzuye. Nari nuriye imodoka iza hano i Kigali, mbanza kujya gukorera zino nce za Kanombe, njya gukorerayo. Ngo nyimara kujya gukorerayo icyo ngenda byuka nkorera umumama barabarokore nyine, yari umurokore. Uwo mumama w'umurokore rero nubwo yari umurokore, ubwo twagezeyo arambwira ngo uzi guteka inyama zigahinduka ibisheke cyane rwose, ibyo biroroshye. Ndamuga ati nzi kubiteka. Ndamuga ati nzi no guteka ibishyimbo bigahinduka isosi. Akumva ni ikindi kintu nari namukinze, urumva n'ibintu bitabaho. Ubwo se urumva ari kubyumva gutya akamakaza ahubwo, ariko njye navuze gutyo ahita ambwira ngo wow, ndumva z'akazi. Ndavuga ati cyane. Sinari nzi no gucana imbabura, ibyo sinari narabyigeze, nabyo nari nzi. Arambwira ati rero ugomba mu gitondo uracana imbabura, uteka ibi n'ibi, uteka ibishyimbo, uteka ifiriti, uteka ibi ngibi, byose arandondorera. Ati byose ugomba kubiteka. Ndamubwira ati sawa. Ubwo baragiye. Akimara kugenda yari afite abana 3. Akimara kugenda ansiga aho ngaho. Ndabyuka mu gitondo, ndabyuka ndavuga ati narigenje ko natazi gucana ibi bintu by'imbabura, ikibiriti kugicana nabyo nzi. Icyo gihe mbwira akana k'imyaka 3 nawe ati iyo nyoka agiye guteka bigenza ati se mba mbizi ko mba ndi muri televiziyo. Ubwo arangije mbona agezanye utwatsi, mbona ashyizeho aramwe ngo cana. Mba ndacanye, mbona birafashwe. Bikimara gufatwa mbona noneho nshyiraho ibyo yari yambwiye kubishyiraho. Nabitekaga nese, ntabwo nzi no guteka, nabyo nari nzi. Ariko usibye ko za mbaraga uba wakinze umuntu ikintu, yaravuga ngo uzi guteka urabizi. Ubwo ngubwo ndangije, hari umunsi umwe yagiye akicara muri salo nka kwa kundi umukozi abyuka byarangiza akabyuka agakoropa, agakubura, akagira ate. Nkabona byutse mu gitondo azanye ibaro y'imyenda, azanye hanze nayo imisaganese, nayo kubitaga mu mazi gutyo uko. Narangiza nkayishyira ku ntuza, sinavugutaga, nayishyiraga mu mazi nkahita nshyira mu mazi itananika. Ubwo ndangije uwo mumama ndamukorera pe, ariko akabona ko ari byiza. Akicara muri salo agashyira akaguru ku kandi, nubwo yari umunyamasengesho nawe ukomeye. Agashyira akaguru ku kandi, yamara gushyira akaguru ku kandi, ubwo yarangiza akambwira ngo uyu munsi ngo ugomba gukoropa. Nkaheka umwana, namara guheka umwana we nkamumuhekera nkanamukoropera imbere. Sinari nzi no gukoropa, niwe wabinyigishije. Aramubwira ngo itorosho uyigenza gutya, ugakora gutya na gutya, akagenda binyereka. Nyumva nabyo nari nzi. Nkavuga ati sawa. Ubwo noneho narangiza, namara kubimukorera nkabikora imbere yiwe. Ariko nanjye nacunga adahari, bya byana byiwe yabaga yagiye, imvura ikagwa byanyagirirwaga hanze. None cyane ko afite n'utwana duto cyane, bakankubiza iby'intuza, ibizi bibi, bakankwa. Iki kintu nkunda kukivugaho cyane. Hari abagore bazana abakozi, ariko bajye babanze bamenye n'abaribo. Nta kintu cyandangaga na kimwe ngira, cyane ko nabaga urumva mfite na za misiyo zabaga zinzanye. Kandi ibintu byinshi bikunda kubaho cyane muri uwo mujyi wa Kigali. Ugasanga aho umumama azanye umukozi, yamara kumuzana kandi yatumwe abo bana, ugasanga baratwawe. Agasanga cyangwa umwana ashize nk'iminsi, umwana arapfuye. Ugasanga nk'umwana baramubwira, hari uzana no afite misiyo ikomeye ngo ugomba kujya umunywesha amaraso, cyangwa ugahabwa misiyo yo kuvuga ngo uzajya uteka ibiryo, numara kubiteka mu binyaremo. Imva byaga ari ibintu, misiyo ziba zigiye zitandukanye cyane ko njyewe iyo nabaga ndi mu rugo, abadayimoni bo barazaga b'abakobwa. Ndabyuka umunsi umwe barambwiye ngo mbasohokane bana. Abo bana ndabasohokana, ariko umukuru w'imyaka 5 we yarabibonye, kuko icyo gihe byabaye ari bireba. Mama we yari yagiye gusenga. Akimara kujya gusenga, abana ndabasohokana hanze. Hari akarobine muri icyo gipangu, harimo robine. Ahagara kuri robine umukobwa wari wambaye inkweto ndende. Noneho ndabasohokana. Uko bagasohotse ntago nanjye mbizi ukuntu byagenze, gusa abana nabasanze mu nzu. Nimba ari Imana yabatwaye, ntago nzi ukuntu byagenze, gusa nabasanze mu nzu. Umukuru we yarabibonye, noneho abonye inzara n'ukuntu
uruhu rw'uwo muntu rumeze, mbona umwana agize ubwoba, mu kugira ubwoba sinzi ukuntu yahise ajya mu nzu. Ariko icyo gihe ababyeyi be baraje aravuga ngo unabonye ibintu biteye ubwoba, ati by'ibiki, ati nabonye umukobwa umeze gutya. Ndavuga ati ni iby'abana, abana se suzi ko babeshya, baba babonye amafilimi menshi cyane, ariko mugira umusazi mu by'ukuri ibyo bintu yari yabibonye. Ubwo yaraje kundeba, ariko cyane ko yaraje no kureba n'abo bana aho hantu mba nawe yaraje kuhareba, kandi n'ubundi yari ahazi cyane ko idayimoni n'ahantu rijya riyoberwa. ariko urumva none abo bana bose uko ari batatu bose narabasohokanye, kandi bose agomba kubakoraho gutyo uko nguko. Urumva nubwo twese tuba dufite imbaraga zigiye zitandukanye, buri wese aba afite, hari n'igihe we aba afite imbaraga zo kuba yajyana gukora gutya, agatwara umutima wawe gutyo uko nguko akawutwara. Urumva twese buri wese aba afite misiyo zigiye zitandukanye. ubwo umugore biba muri ubwo buryo. Ubwo ngubwo noneho n'umugabo wiwe nubwo nawe yarafite akazi nawe gakomeye, ubwo ndangije bakaza bakamfata nyine nk'umwana wabo, bakavuga ati nta mwana twabonye nk'uyu nguyu, uyu mwana n'umwana mwiza cyane. Noneho bitewe n'ukuntu uwo mugore yigize kagarara atajya agira ikintu akora, nkafata umwana wiwe w'ibere nkamufata ipfa kuba namukozeho, nahitaga amuriza ku buryo atari bwemere nyina kuri iyo mirimo yose. Nyina ubundi akambwira ati ndumva ndushye gukora, nkavuga ati none ko umwana wawe yakwanze, hagati y'umwana wawe nanjye rero ubwo uhitemo. Ati ngaho genda umuryamishe, nkamuryamisha ubuticura mpaka umwana agasinzira mpaka ari uko mbonye ako kazi kose akarangije. Iyo nabaga nabishatse kakora, yarakoraga uwo mugore. Nkanamuga ati ugomba no kumesa nyine, ntubyumva se uranamesa. Yarangiza nyine akamesa. Icyo gihe twari ndabyibuka narindiyo, haza abapasiteri baje kubasura. Umupasiteri yarasohotse hanze ambona mu gikoni, ansanga mu gikoni. Ikintu cya mbere yambwiye ngo ngiye mba muri sosiyete. Nasi uyu muntu ni umuki, kamwe muri sosiyete se bishatse kuvuga iki? Aragenda abwira ba nyir'urugo bose ko bari banahari ngo uriya mwana afite izindi mbaraga zidasanzwe. Noneho akimara kubibabwira aravuga ngo tugomba kumusengera. Mu by'ukuri yaragize ihishurirwa ko nzifite zidasanzwe, ariko noneho dusubije inyuma, ahubwo ntabwo yabihaye agaciro ngo abanze amenye n'uwo agiye gusengera uwo ari we. Kandi ibintu abantu benshi bakunda, abapasiteri benshi bakunda kubikora. Noneho arangije anjyana mu ntuza mu cyumba cy'abanyamasengesho, bagiraga icyumba cy'abashyitsi, akinjyanamo arakinga. Akimara gukinkara arambwira ati icara aho ngaho. Ndahicara. Akimara kumubwira ngo nicara aho ngaho, ankora mu biganza, ko akunda uvuga ngo amakuru yawe ni meza, ngo umeze neza, ngo umeze uteze. Akimara kubimbwira ndangije atangira kuvuga ngerega mani nagukunze, nangira kuyobya intekerezo ziwe, ngo hari icyo utayoka se, ngumva intega, ngumva njuga, ngumva mani. Umupasiteri aje kunsengera, atangiye guhindurirwa imvugo, abantu bitangira nyine kubacanga. Noneho uwo mama kwitaho urugi kwa kundi nyine aje kureba, mu gihe aje kureta aba ngo Imana tuvuga, niko ahise avuga. Akimara kongera gusubirayo nyine we yumvisha avuze ngo Imana tuvuga, agira ngo we yarajijishije ngo Imana tuvuga, ahita avuga ati aracyari gusengerwa, kandi byahe yatwawe kera, nta kiri aho ngaho. Ubwo no hahita ambwira ngo ubu ni ingaruka, nzakuzanira amafaranga, nzakuzanira ati cyane ko mbona na telefone ufite. nawe ati nzakuzana telefone nziza, ati nzakuzanira buri kimwe cyose, ati naguha imodoka, naguha amazu, dore ko mfite n'amazu menshi cyane, ati naguha ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ati byose nzabiguha. Ndavuga ati sawa. Hashize icyumweru uwo muntu uwo mugabo arongera agaruka asanga uwo muntu uwo mugore ahari, azamura telefone nziza cyane ko ibintu bya telefone numvaga nta n'ikintu bivuze, ntanabirebaga. Avuga ati nta kintu bimbwiye. Arayimereza. Nko ayimereje noneho
akimara kuyimereza ndavuga ati wapi, ako ni agatushe kuri njye. Ya yindi nini cyane imwe igura zangahe za 800, yarazanye nka telefone igura za 600, yari telefone nini cyane. Azikuramo amafaranga, akimara gukuramo amafaranga nto wa mugore ahita yinjira yongera yasubizamo. Ariko bishatse kuvuga iki, yaraje abinzaniye, ako narabyanze icyo gihe. Nawe ati twara ibyawe ijyanire. Ubwo none harambwa ati noneho ati ejo nzagaruka mu kindi cyumweru. Ubwo ngubwo ndangije n'abandi bapasiteri bamwe na bamwe nagiye mpura n'abapasiteri bagiye batandukanye, bamwe tukagwana mu byaha, bamwe nkabamurikira satani bitewe na kondisiyo nahawe gukoreramo. Ngenda nkora nyine ibintu byinshi bimwe bigiye bitandukanye, abanagiye nshyiramo inzoka, ni ibintu nyine bigiye bitandukanye cyane ko nanjye ubwanjye nari indi inzoka. Hari abakozi b'Imana bagiye batandukanye nabo bakomeye, nashoboraga kuba naryamana nawe nkahita mushyiramo inzoka, naho warangiza ugatangira kugwa mu byaha, ugasubira inyuma, noneho nimba utanywaga inzoga ukazinywa, ukajya mu nsengero wasinze, nkatangira kukuyobya, umwuka wera wawe ugatangira guhinduka, icyari umwuka wera kikavunjirwa imyuka mibi, ugatangira gusubira inyuma. Ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye, nawe ubwawe ukibura, bamwe bakanava mu bintu by'Imana bagasohoka bakava mu by'Imana, bamwe bagasubira inyuma. Noneho ubwo ngubwo uko nagendaga nkora nyine bigiye bitandukanye, uko byaterwaga. none ndebuka hari ahantu hageze kuba igiterane cy'abakozi b'Imana, bari bagikoreye ahantu ku musozi. Noneho ndangije turimo ndahagenda, icyo gihe ndahaca. Icyo gihe hari, ariko ntabwo hari njye nyine, ariko hari haje, icyo gihe ndabyibuka ko hari haje batayo ikuzimu, hari hazamutse izindi batayo nazo zari zaje. Umuntu waduciyeho ni umukecuru yavuze ngo mumbabarire simumena amaraso. Icyo niko yavuze ngo ngenda binginje mumbare simumena amaraso. Noneho akimara kugenda habaciye umukozi w'Imana ukomeye cyane. Akimara kwaca dufata ibuye, noneho tukajya tuvuga uyu muntu tumumena amaraso cyangwa tumureke. Ati mumumena amaraso. Nyine urumva yari indi batayo nyinshi cyane, abadayimoni bikoza agatsiko. Ati mumena amaraso uwo muntu mumukureho. Noneho tukongera tukavuga ngo tumumena amaraso. Ati mumumena amaraso. Ariko icyo gihe kubera Imana yiwe icyo gihe yaramukijije, ndabyibuka ko we yaranajyana nabivuga muri rusange, aravuga ati abadayimoni bari banishe, ati bafite imbaraga kandi bari bamenye umutwe, ko yabivugiye icyo gihe no ku misozi we. Ariko icyo gihe aho hantu nanjye nari mari, aho hantu nari ndiyo. Ubwo ngubwo urumva uko nagendaga ngenda nzamuka cyane, ko iyo umunyabyaha apfuye, nk'iki kintu reka nyivugeho, iyo umunyabyaha apfuye kwa kundi ukimara kuva mu mubiri, mwebwe muba muri kurira, ariko ikuzimu ho baba barimo baraseka, baba uvamo bagufite gutyo ku baba bagufashe. Mbese ujya mu mva twebwe bakubanjirijemo abambere bagufashe uko nguko, murangiza gushyiraho igitaka byarangiye. Ariko itandukanyirizo njye nabonye ry'umukiranutsi n'umunyabyaha, iyo uri umukiranutsi uvamo umwuka, hahandi uvamo umwuka, ukimara kuvamo umwuka abamarayika baba bakugose, ku buryo hari n'igihe itangazwa ritange kuzimu ngo uri bukore kuri uriya muntu akanamukoraho gutya akamukozaho urwara, arari umuntu ukomeye, arari umuntu arabakoze ikintu kitabaho cyane. Ariko bitewe n'ukuntu abagoswe, nta nubwo wanabona n'isura yiwe, nta nubwo wapfa no kumubona, ntiwapfa kumubona kuko abakingirijwe. Kandi aho hantu bahamara iminsi ku buryo ubanza ukabona neza bakongera akazamuka. Nabyo nagiye mbona ibintu bigiye bitandukanye nk'uko nguko nk'itandukanizo. Noneho uko urumva uburyo nagendaga nkora, mama wanjye nabwiye ko yari yapfuye. Noneho mama wanjye, ahubwo mama wanjye twahuriye ikuzimu.
mama wanjye twahuriye ikuzimu, ndabyuka kuhura na mama wanjye icyo gihe yanzaniye imyambaro, arambwira ati umunsi ugomba kwambara gutya na gutya. Icyo gihe ndabyuka ko nambaye agakabutura nkambara n'akanuza, nambaye agakabutura nambara n'akanuza, agakote k'umukara nambara n'akanuza, ariko umukondo ubugaragara. Icyo gihe arambwira ati amfata ukuboko, arambwira ati turagiye. Nubwo nabaga ikuzimu nari narabona umurwa wose w'ikuzimu ngo usobanukirwe. Icyo gihe amfata ukuboko turatembera, turagenda, noneho arambwira ati hari hakurya ni kwa nyogokuru, hari hatuye nyogokuru wawe, nyogokuru wanjye umbyara nawe, bishatse kuvuga ko nawe ari kuzimu kuko naramubonye, twarahuraga tugasurana n'abantu basanzwe. Ubugenda gutya buri wese afite ukwe agenda, cyane ko ngewe naratumwe nakoreshwaga mu buryo bwa kinyamaswa, buri wese afite uburyo atumwamo, cyane ko ngewe nakoreshwaga uburyo bwa kinyamaswa. Turagenda, icyo gihe tukimara kugenda mama wanjye arambwira ati dore kwa ahari hakurya ni kwa ntuza kwa nyogokuru wawe, ni hariya ahantu ngira n'urutoki, arambwira ati ni hariya hakurya. Turagenda twambuka ahantu, tukambukirana ahantu hameze nk'akabaya, tukambuka, turagenda umurwa wose ngenda ngutembera, mbona ahantu hari amazu meza cyane. Turagenda tureba kino gitare. Icyo gitare hari ahantu hari urutare, ni urutare runini cyane. Icyo gihe urwo rutare tukimara kurugeraho, ndabyuka ko mama yahise ambwira ngo urwo rutare yari umugabo uhageze, umugore we agiye kuzimu. Akimara kujyayo nyine yaratwawe. Akimara gutwarwa nimba ariko ngo yarasengaga umugore we, biba ngombwa ko umugabo aza kumubohoza, bamutegeka ko agomba kujya kwasura urwo rutare. Akimara kujya kwasura urwo rutare avuga ngo none ko maze kurwasa ndaza guhambiza iki izi ntuza uru rutare. Haba haje inzoka ngo mpambira, kandi umambire gakeya ntumbabaze, cyane ko nakundaga inzoka cyane, ariko bitewe n'ukuntu ndabura ntago ari buyibabaze inzoka yanjye. Aravuga ati ntago ari buyibabaze, atuma hambere gake kandi unyikorere gake umenye ko noroshye. Arayikorera. Icyo gihe aho hantu, icyo gihe tugera kuri urwo rutare, n'ahantu haba urutare, hari ahantu hari ishyamba, ahantu haba hari umuriro bose bacamo, haba hari ibintu byinshi cyane. Nagiye mbona ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nagiye tujye dugaca ahantu gutya ati tuzu hano bose, cyane ko ari no mu mwijima, ahantu mu mwijima nta mucyo ujya uhaba, ni mu mwijima mubi cyane, mu mwijima ko cyane ko uba ufite y'amaso ubukanura nyine buri kimwe cyose ubukireba. N'ubwo ndangije tugenda tuzamuka ahantu, dutambika ahandi, tugenda ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ndagenda nsuhuza nyogokuru wanjye, nyogokuru aransuhuza, ndamusuhuza. Mu kandi kanya ukajya kubona skeleton iraje, mugasuhuzanya, muba muri mwene wanyu, inzoka iraza mugasuhuzanya. Hari igihe aza akigira igikeri, hari inozi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu byinshi cyane bigiye biteye ubwoba. Muba muri bene wanyu, mwese muba muri bene mugabo umwe. Ubwo noneho turangije nyine tugenda byibuka ko ibintu bijyanye n'iminja. Mama wanjye icyo gihe hari ikintu bita, nabonye cyari igikombe, urukombe runini cyane, urukombe rw'umweru. Arangije ngiye kubona mbona rwuzuyemo intuza, amaraso. Noneho ndavuga ati ubu nicyo ujya kwitunywa? Ati yego. Icyo gihe agiye kukima, ariko njye sinigeze nko kuri icyo gikombe cy'amaraso, ntabwo nakinyweyeho, ahubwo arakimyereje. Agiye kukimereje igikombe kigwa hasi, sinigeze nko ku maraso icyo gihe. Ariko inyama cyane cyane bakunda kurya ni inyama z'iminja, abana b'iminja, cyane ko hari igihe Satani yakundaga, hari igihe akubwira ngo uyu munsi ugomba gukora uko ushoboye kose ku nda z'abagore, ukagenda gutyo ugatanga, ugashyiramo izindi mbaraga, ku buryo baba barwanira zino nda z'abagore. Ziriya minja kuzimu zirakundwa cyane kuko nizo zikunda kuribwa cyane. Ubwo nguma nyine muri ubwo buzima, ndakomeza nkorera Satani nkamukorera, naramukorera, akamwira ngo wow, akantu abantu hose nkajyayo, mu bantu bagiye bakomeye nkajyayo. Hari n'abazungu nakoranye nabo, abazungu, abanyamerika nakoranye nabo, akava Amerika aje kundeba. Urumva wa mubiri wanjye wo hasi, nabaga nshobora kuba ndi nka hano,
ariko ndi no ku nyanja bamwe tugahurirayo noneho atuba hehe mu Rwanda ariko nabo se bari abantu nabo babandi bajya muri za Illuminate bajya bakora ibiki ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye noneho warangiza bakaza ndabyuka bajyaga baza bakava hara ku kigo cy'indege bakavaho bakamanuka bakaza bakandeba abitwa ba Mariko benshi cyane bagiye baza benshi abakobwa bakaza bakankunda ari naho icyo gihe bajyaga bambwira ati ari naho natangiye guhabwa misiyo z'abantu ngiye kwica bama urutonde rw'abantu ngiye kwica cyane hari abantu nangiye guheraho i Butare ariko bari bambwiye ko ngomba kuzabicira ku Kabutare icyo gihe icyo gihe niho nari kubica mu kwezi kwa gatanu ntago nari kuba narabishe kuko cyane ukwa gatandatu nangiye kujya gukorera mu bihugu byo hanze na sinyatire zasinwe n'impapuro zasinwe ko abo bantu aribo ngiye kubanza gukura mu nzira namara kubakura mu nzira nkahita njya gukorera hanze ntibyatinze ubwo ndangije ubwo urwo rutonde ndaruhabwa nyuma kuruhabwa bama uburyo nzajya ndabyibuka icyo gihe narindi kwiga ndi mu ishuri urwo rupapuro ndaruhabwa bambwira ko ngomba kuzajya nkwica nkabanza nkagukuramo ijisho nkagukuramo irindi nkagusatura nkakwica wumva mpaka ugapfa wumva ku buryo ntawe uzamenya uburyo wapfuye ijisho ryawe nkahita ndikanjakanja ku buryo hari ukuntu bajya bagira gutyo nguko bagapima ibintu by'inuza by'amaso ukatubona uburyo filimi byagenze igene kuzajya ijisho rya nkahita ndikanjakanja ku buryo nta nubwo wanamenya n'ikintu cyamwishe nkakwica nkakurangiza ariko bari bamaye kondisiyo ko ngomba kubicira muri rashyamba ryo ku Kabutare icyo gihe noneho ntangira nyine uburyo bwo mu gihe gihabwa urutonde noneho abo bazungu nabo batangira kuza abo bazungu dutangira gukorana cyane ko tuno tuntu two ku ntoki natwo nagiraga ubundi tuje vuba natwo najyaga ngira cyane ko bambwiraga ngo urabona Karabasasu ukuntu bimeze barimo barubaka warambwiraga ngo abo bazungu cyane yakundaga kwikaraga akatayigira nk'inzoka batangira kunyigisha ubundi buryo muri wa mubiri uko bagenda banyigishamo ugasanga ndimo ndikaraga noneho ugasanga nkubise nko ku gikuta gutyo kunguku ati kubitaho ku buryo bizajya kigwa nk'inyuma ukatukubita kanaga bari imbaraga zawe n'izindi mbaraga nkajya kubona gutya ndi kirizinguye nkajya kubona bagakora ibintu nanjye ntangira kubikora nangira kujya akaguru kanjye ku buryo nataga nkora nka sprigisi zino karitoma ndi hejuru nkata nikaragira hejuru ntangira gukora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane ko nakubwiye ko najyaga ngendana ibintu by'imiriro cyane byabaga bingose cyane ariko nubwo nabigendanaga benshi bageze kubibona icyo gihe barahunga bagira ubwoba bakatangira kuntinya n'abantu bo mu miryango y'iwacu kandi icyo gihe ibintu byageze no kubaho ubwo dukorana gutyo muri ibyo ngibyo kiza kugera basinya ko mu kwezi kwa gatandatu ariko kwezi ngomba kuba najya hanze ubwo ndangije ndavuga ati sawa nimba ariko byasinwe cyane kubwo ngo byaga byasinwe ko nikuzimu byaga byasinwe ko ariho ngomba kujya gukorera kuko nemaze nyine guhabwa nyine andi mapeti nanjye menshi ubwo ndangije ubwo niko gukomeza nkomeza nyine ndimo ndakora n'ubundi nicaye uko nagendaga nkoreshwa cyane byaje kuza kuba ngombwa ko ngomba kugira narifite n'izindi misiyo zo kujya ngusha amatorero ndangije uko nagendaga ngusha amatorero nza kugenda njya kugusha amatorero mera mu badive cyane ko n'abadive batagira n'umwuka wera ngo berekwe nkajyayo namara kugerayo nkariza abana abamama bagasohora akana abana ntibumve ijambo noneho nza kujya noneho biba ngombwa ko uko ngenda nzamuka mu ntera ariko
satani agenda ankoresha mu buryo bugiye butandukanye. Njya gukorera no mu bapantekote, njya mu bapantekote hamwe nkageraho bikemera, ariko umunsi umwe noneho satani nyine ajya ashira isoni, aza kuza kunyohereza mu cyumba cyo mu cyaha hafi gikora ku wa gatatu, amamisiyo yacyo kari cyo cyumba ngomba kujya kugusha. Njya kukigushayo, noneho nkikimara kwinjirayo nsanga ahubwo icyo cyumba ni umuriro ahantu hose. Noneho numva nkimara kugerayo nafashwe n'abadiyakoni, baramfata baranyicaza. Bakimara kunyicaza, ariko uko basenga uko bagendaga basenga niko nagendaga nshya, uko bagenda basenga niko nagendaga nshya. Urumva imbaraga zabo n'izanjye byari bitandukanye, biba ngombwa ko nsohoka ndigendera. Noneho nongera gutumwayo, noneho n'umweyo, noneho urumva ko nagiye noneho mfite nanjye izindi mbaraga nyinshi cyane, nari nambitswe nakenyejwe. Noneho nkikimara kugerayo, noneho ngo mpabwa ko ngomba kugera ku ruhimbi nkasatira perezida w'icyo cyumba, bamwita Karosi. Ndagenda uko ndimo ndigira imbere, noneho sinegeze ngera ku ruhimbi. Yaragiye gusengera abantu, ndavuga ngo ndiyoberanya muri abo ngabo. Noneho mageze aho ngaho imbere, nkimara kukigeramo, we bitewe n'ukuntu nihishurirwa afite n'imbaraga z'Imana zimurimo, nsanga zitandukanye n'iz'abandi bantu nabonye, nsanga zitandukanye n'iz'abandi bapasiteri, nsanga zitandukanye n'ahandi hose nagiye njya gusengera. We yahise ajya mu mbaraga bitewe n'ukuntu ari yanambonye cyane, ko kubera ihishurirwa agira yari yabwiye abantu twatewe, ati buri wese abe maso. Urumva we yari yabibonye. Mageze noneho bitewe n'ukuntu uko asenga nagendaga niyuburura gutya nk'inzoka, ngenda niyuburura uko akubita asenga. Noneho cyane ko yarimo aravuga ziriya ndimi ziwe, numvaga ndimo ndashya nyenga, nyumva nk'uyenga nk'umunyu. Ndangije ubwo ngubwo uko agenda asenga niko inzoka yanjye yahitaga igwa, igatangira gukubita azikomeretsa. Uko agenda akubita nkumva ndi kuyenga, noneho uko agenda agira nkumva ndimo ndayenga, nangira gusubira inyuma. Ariko yari yabibonye, byose yari yabibonye. Icyo gihe ndasohoka. Mu gusohoka ari nabwo nasohotse nkajya ahantu muri cace, ahantu ngiye gusenga, nsanga uwo mama nawe yambaye izindi mbaraga. Ariko ni naho hari amagambo nawe kubera ko yari yabibonye yanyatuyeho mu kugenda kwanjye, kuko ariho nahereye mbonera agakiza. Ngera muri iyo cace, nyimara kugera muri iyo cace nsanga basoma ijambo ryo muri Yesaya 52 rivuga ngo kanguka wambara imbaraga, ihungura umukungugu, yewe mukobwa watwawe uri imbohe we. Noneho ryangiye mu matwi, ubundi sinajyaga numva amagambo y'Imana, ariko icyo gihe ryangeze mu matwi yanjye ndaryiyumvira, numva rirantwitse. Nangira gushya, nangira kwirukanka, nkahura n'abantu bagiye bakomeye bafite imbaraga z'Imana. Mbese ugasanga ndimo ndashya. Noneho cyane ko nabaye n'igini, buri wese akaza kubimenya, bikamenyekana. Marie Jose zikanyuzura umubiri wanjye, aho nagiraga hose. Buri wese abanyamasengesho barasengaga, abantu batangira gusenga, batangira kujya bagira ibyo byifuzo byo kunsengera. Cyane ko naho ngaho muri icyo cyumba cy'abacuzi nari nagiyemo, aho satani yari yanumye, aho ngaho naho nabo baransengeye, kuko perezida nawe yari yabibonye mu buryo bw'umwuka, yari yabonye ko batewe. Noneho ndangije niho naboneye agakiza.